Muraho neza bene data, amahoro y'Imana bane namwe, turabashuhuje kandi tubifurije kugubwa neza, tubifurije imirimo myiza, tubifurije guhirwa mu byo mukora. Turagarutse muri bya byigisho kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka nakire mwene data abasuhuze kandi abibwire. Jyewe nitwa Ukwigize Jean Pierre, kuba hageze bwa mbere. Karibu. Amahoro y'Imana abane namwe mwese badutega amatwi kuri iyi cano. Nitwa Mugabo Emmanuel, abandi gufatanya na mwene data muri iki cyigisho cya 13. Arakoze cyane Mugabo Emmanuel, namwe mukomeze kuryoherwa n'imirimo itandukanye, ariko nkuko twabibonye umunsi w'ejo, mwibuka gutanga icya 10 n'amaturo, kuko iyo umuntu avuga ko ari mu ruhande rw'Uwiteka, ari umukiranutsi, ari umukristo, ntakore by'Imana ishaka, ngo aba yifungiye amarembo y'ijuru. Ejo niko twabibonye. Reka rero dusabe mwene data Mugabo Emmanuel asenge, maze ubundi dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo wagaragarije mu mwana wawe. Tugushimiye uburyo twitaho. Tugushimiye uburyo utaduherana, ahubwo ukomeza no kureba no ku miryango, ndetse ukatugira n'inama y'icyo twakora kugira ngo tubashe kuzakubona ubwo zerekanwa. Turasenze rero mu izina ry'umwana wawe kugira ngo tubashe gukiranuka nk'uko bikwiriye, kandi imiryango yacu igire gahunda, maze izabasha kuzagusanganira ubwo uzaba ugarutse. Twese hamwe n'abari kumva aya magambo, abari kutureba ndetse n'abazatubona ubwo tuzaba turi kwigisha ibi byigisho, bose hamwe tuzafatanyiriza hamwe dushimire kugusanganira ubwo uzaba ugarutse. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze Mugabo Emmanuel. Ingingo y'ejo ubwo twanayibibukije. Rwose inshuti, mutanga icya 10 n'amaturo. Mwe kwima Imana ibyayo muzagira imigisha. Kandi twabonye neza uburyo Yesu yaje mu isi, atangiza umurimo we igihe yirukanaga baguriraga mu rusengero, ngo yari yerekanye uburyo umurimo we ngo umeze ngo nk'umucuzi, nk'umuriro w'umucuzi. Yagombaga guceshura, gutunganya abahungu ba Lewi, akabamaramo ihamba. Nicyo cyari kimuzanye, kandi yarabishoje kandi azanabisohoza. Rero nahanjye nawe kuba muri urwo ruhande mu izina rya Yesu. Ingingo y'uyu munsi tugiye kwiga iratubwira ngo ibyandikwa mu buryo bwitondewe cyane. Ibyandikwa mu buryo bwitondewe cyane, ibyo ni ibihe? Byandikwa gute? Byandikwa hehe? Nibyo tugiye kureba muri amagambo tugiye kwiga uyu munsi. Reka dusabe mwene data adusomere muri Malaki ibice 3 umurongo wa 10 ageze ku wa 12. Vuga bumwe mu migisha ituruka mu kugarurira Imana icya 10 n'amaturo y'ubushake, kandi usobanure impamvu dukwiriye kwirinda kubitindaho. Dusomere. Arakoze cyane. Reka dusome ano magambo dufatanije 3:10. Ku murongo wa 10 hari amagambo avuga ngo, nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse, mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibe mw'ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, ndiko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho muwukwiza. Aho muwukwiza nzahana indyanyi nyibahora, ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. 12. Kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe, kuko muzaba igihugu kinezeza, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Arakoze cyane rwose, Imana iguhe umugisha. Aya ni amagambo n'isezerano ry'Imana. Nimuzane imigabane ya 10/10 n'amaturo bishyitse, none nanjye mungerageze. Nanjye niteguye kubagomororera imigomero yo mu ijuru, mukaburaho muyikwiza. Niyo ya magambo watubiraga ejo. Hano rero muri aya magambo yo hepfo mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero, harimo amagambo ateye agahinda. Yerekana ko ngo abantu banga gukorera Imana bagifite uburyo, bafite ububasha, bafite ubushobozi, noneho ngo bakagenda bagera ku gitanda bagize ku isaha yo gupfa. Burya muga hari igihe urwara, hari igihe umuntu arwara akaba azi ko atazakira. Akaba azi ko utazakira. Ureba indwara urwaye rwose ukihagarara, tukavuga ati nta mwaka afite, kandi wajya kure ukabona ufite byinshi utazarya no muri uwo mwaka mu bimare. Nshuti mudukurikiye, ibi ni ibintu biba ku bandi, ariko natwe ejo bizatuba. Noneho rero ngo umuntu yaba ageze ku iherezo,
agakenera gukorera Imana kubera urubanza afite, akumva yafata ibyo atunze akabiraga Imana, akumva hari n'abavuga ngo igihe umuntu agiye gupfa ngo arihana, ariko hano aya magambo yaraduhakaniye, yaratubwiye ngo niba hari ikiza hano umva ukuntu atubwiye ngo kugira neza ugiye gupfa ntabwo ari byo Kristo ategereje ku bayoboke be, ntago bizakuraho kwikanyiza bagize bakiri bazi. Nyine uyu munsi uratanga amafaranga kubera ko ugeze igihe ntago wajya kugura umwenda ngo wambare kuko urarwaye ugiye gupfa. Ibyo ntago byitwa mukiranuka. Ahubwo Imana yaraduhamagara tubwira ngo niba hari ikiza ushobora gukora ukoresheje ubutunzi bwawe gikora utazuyaje. Niyo mpamvu hano mu kibazo batubajijwe ngo kandi usobanura impamvu dukwiriye kwirinda kubitindaho. Ntabwo dukwiriye kwirinda gutinda gukorera Imana, ahubwo dukwiriye gukorera Imana tupazuyaje tugategereza imigisha yayo. Iyi ngingo rero ibyandikwa mu buryo bwitondewe, hano hepfo naho harimo amagambo yerekana neza ko igihe abana b'Imana ngo bicaye baganira ngo ibitabo byo mu ijuru birabumbuka, maze ngo Imana ikandika ibyo bakora, ikandika ibiganiro byabo, ngo ibi bitabo by'urwibutso ngo byandikwa mu buryo bwitondewe. Niyo mpamvu nshuti, igihe duhuye, igihe tuganira, igihe dukora, tujye tugerageza gukora ibintu twiteguye ko bizandikwa mu bitabo byo mu ijuru, kandi ngo hano ngo ibyandikwa mu buryo bwitondewe cyane. Ibyo ni ibihe? Ni ibyo ngibyo, imirimo y'abakiranutsi, ibiganiro byabo, ubwitange bagira, ngo ibyo ngibyo byandikanwa isuku mu bitabo byo mu ijuru. Mugabo rero ngaho agira ikindi wongeraho kuri iyi ngingo maze tuyisoze, ariko tunararikira abantu kuba hafi kugira ngo dukomeze dusangire ibi byigiro. Arakoze mwene data. Ngira ngo ibyandikwa mu buryo bwitonde nk'uko ari kugenda bidusobanurira, hari igitabo bita igitabo cy'urwibutso. Iki gitabo rero nicyo cyandikwamo imirimo y'abakiranutsi. Iyo utanze rero icyacumi, ugatanga amaturo, ugatanga ibyo gufasha abakene, ugatanga ibyo gukora mu murimo w'Imana, ibyo byose ngo marayika arabyandika mu buryo bwitonde, nta kantu na gato ashobora gutakaza. Mu byatanzwe byose, mu byakozwe byose, nta na kamwe atakaza. Nk'uruvuga ngo ni ibintu byandikwa mu buryo bwitondewe. Kubera ko dusomye muri Bibiliya dusanga ngo niba turamutse tuvuye muri ubu buzima, iyo mirimo igenda iduherekeje. Niyo mpamvu rero iba yanditse kugira ngo igihe cyose uzava muri ubu buzima iyo mirimo izaguherekeza. Turasaba abantu rero kugira ngo babyumve rwose kandi babishyire mu bikorwa, twere kuba nk'abandi bumva ijambo ariko ntibakore ibyaryo, ahubwo twumve ijambo dukore n'ibyaryo, kugira ngo tuzabashe kugomororerwa imigomero yo mu ijuru, dusukeho imigisha nk'uko duhora tubyifuza. Ntego rwose. Rakoze cyane, reka dusome utu tugambo duke cyane maze utuzirikane we nshuti tubana. Haratubwira ngo Nehemiya yerekeza kuri ibyo avuga ati, Mana yanjye ujye unyibuka kubw'ibyo kandi ntuzahanagura imirimo yanjye myiza nkorera inzu y'Imana yanjye. Icyo asomeye aya magambo ndagira ngo nawe ubitekerezeho. Niba nawe hari icyo wasenga ukibutsa Imana ukavuga uti imirimo nkorera inzu y'Imana yanjye rwose ntuzayihanagure kandi uzanayinyibukire. Abantu dukwiriye gukorera Imana. Abantu bakera bakoreraga Imana barangiza bakanayitetaho. Ezekiya yabwiye Imana ati, wowe ibintu byose nakoze ujuje kumemba kunyica, kuki unyica? N'ibintu ati ngaho nyica, ariko n'ibintu nakoze koko. Imana ngo irareba iravuga ati, ibintu yakoze rero genda asubizayo umuhanuzi ati, genda mubwire ko mwongera imyaka 15. Nubwo rero byabaye ibindi bibazo, hano rero na Yeremiya aravuga ati, ibintu nakoze rwose ujye ubinyibukira kandi ntuzabihanagure. Nshuti nawe dukwiye kugira ibyo dukora mu nzu y'Imana ku buryo mu gihe cy'akaga twakibutsa Imana ibyo twakoze, kandi ukabivuga utavuga ngo nabikoranye naryo, ukavuga ati ntabwo warebye ko nagurishije inzu yanjye kubw'umurimo wawe, ntabwo warebye amafaranga natanze, sinateruye 100 nkabitanga kubw'umurimo wawe, ntabwo uzi ko nari nemeye no gushonjesha abana banjye. Twari dukwiye kugira ibyo dukora natwe twakibutsa Imana. Rero abo tubana umunsi ku wundi, reka tubifuze kuba abakozi b'Imana kandi dukorera Imana tutareba ku bantu, kuko nta muntu uzaduhemba. Imana niyo yiteguye kuduhemba. Nibyo tubifuriza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.